Mu gihe umwaka utaha wa 2022 mu Rwanda hateganyijwe ibarura rusange ry'abaturage, impuguke mu bukungu zavuze ko ibarura rizagaragaza ahakiri icyuho mu guteza imbere abaturage, bityo zigaragaza n'ingamba zafatwa mu gihe byagaragara ko abanyarwanda biyongera ku muvuduko udasanzwe. Abaturage baganire n'itangazamakuru rya Flash bo basabye leta ko yashyira imbaraga mu gushakira abaturage icyo bakora kandi ikigisha abaturage akamaro ko kuboneza urubyaro. Nibyo tugezwaho na Daniel Hakizimana. Ubusanzwe ikigereranyo cy'ikigo gishinzwe ibarurisha mibare kigaragaza ko kugeza ubu abanyarwanda bagera kuri miliyoni 13, ariko muri Kanama mu mwaka utaha wa 2022 u Rwanda ruzakora ibarura rusange ry'abaturage kugira ngo rumenye neza umubare nyawo w'abarutuye, hagamijwe kugena ibigomba kubakorerwa byatuma batera imbere mu bukungu no mu mibereho yabo ya buri munsi. Hari bamwe mu baturage bagaragaza akamaro k'ibarura rusange kandi bakavuga ko hari ingamba zikwiye gufatwa mu maguru mashya mu gihe byagaragara ko abanyarwanda biyongera ku muvuduko kuri hejuru. Ibarura rusange ni ukugira abantu leta imenya abaturage batuye mu gihugu. Icyambere ni uko leta yadushakira imirimo ikagenda yoroshyamo ukuntu buri wese agakora ku mafaranga akabasha kumutunga. Impamvu ubona abantu benshi bashima ibihugu byo hirya no hino, leta zigenda zigabanya ukuntu abantu bagabasha gukora. Abaturage benshi ntago babura kuba ikibazo, kubera ko iyo babaye benshi ntacyo gukora batuma igihugu kidindira nyine kidatera imbere. Ibarura riheruka muri Kanama 2012 rigaragaza ko u Rwanda rwari rutuwe n'abaturage miliyoni 10,537,222 bavuye kuri miliyoni 8,128,553 bariho mu mwaka wa 2002. Bivuze ko biyongereyeho 2.6%. Abasesengura iby'ubukungu bagaragaza ko ibarura rusange rizaba umwaka utaha rizagaragaza aho igihugu gikwiye gushyira imbaraga mu guteza imbere abaturage. Habyarimana Strato ni impuguke mu bukungu. Bifasha igihugu kumenya ngo ahantu hatashyizwe ingufu ni hehe dushaka noneho kunoza. Hari igihe ushobora kumenya uti abantu wenda bize n'aba abantu bafite babasha kugera kuri serivisi z'ibigo by'imari, tuvuge n'aba abantu bakoresha internet n'aba. Ibyo byose uhita umenya ngo nubwo narinzi yuko ndi gukora ibintu byiza, ariko hashobora kuba hari ahantu natecutswe mfite intege nke, bityo ukabasha kubikosora hakiri kare. Iyo ni indi mpamvu ya kabiri ituma ibarura mbese rifasha mu bukungu bw'igihugu. Kuba tubizi yuko umubare w'abaturage wiyongera ni byiza, harimo amahirwe, gusa hari ibintu tugomba kwitondera. Icyambere, kugira ngo umubare kuzamuka ko abaturage benshi bibe amahirwe, nuko uwo mubare w'abaturage tuwubyaza umusaruro. Iyo rero ugifite abantu bageze nko kuri 16% tuvuge badafite akazi, ayo ni amaboko atari kubyazwa umusaruro. Mu minsi ishize ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare cyagiriye inama inzego bireba gufata ingamba kugira ngo ubwiyongere bw'abaturage b'u Rwanda buba amahirwe ku gihugu aho kuba umutwaro. Ivan Murenzi, umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare, yabisobanuraga atya: urebye imyaka 30 turi about 22, umuntu ashobora kuvuga ati that's going to be challenging. Iyo population nini cyane ishobora kuba yes challenging, but it can also be an opportunity. And I think ifiga no kwireba ahubwo abantu bakibaza ukuntu bayibyaza umusaruro. Iki kigo kandi kivuga ko ibarura rusange riteganyijwe umwaka utaha rizagaragaza ifoto y'imibereho y'abanyarwanda muri iki gihe, nk'uko Vena Habarugira ushinzwe amabarura mu kigo cy'igihugu kibarurisha mibare abisobanura. Tubaza ibintu byinshi abaturarwanda bose kugira ngo tumenye kwa kuntu babayeho, wa mubare ni bangahe kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'akagari n'umudugudu. Ku rwego rwo hasi ibarura ryonyine niryo ritanga imibare y'abaturage kugera ku rwego rwo hasi rushoboka. Ni ku nshuro ya 5 u Rwanda rugiye gukora ibarura rusange ry'abaturage, risanzwe rikorwa buri myaka 10. Uyu ni umwe mu mishinga y'ibanze igihugu gishingiraho kugira ngo kigene ibigomba gukorerwa abaturage. Daniel Hakizimana, Flash TV.